urabona ibi bintu mani dukora ngiye maze kubona ko binjyana hayi mani ni sawa chini ni cheke mani uzi jewe mani nimugoroba hari akajama kanyiyongoje mwaretse nimugoroba tukajya ku kasumba uwo musikira se ninde ngo tujye kumwima hakiri kare ndabona fataga pisi urabona umusikira mani mumuzane twahuye nimugoroba mani anzanaho ibintu bya sababu rero ndashaka urumva nimugoroba tuze kugenda nimugoroba w'uno munsi tuze kugenda tubikore mani kandi genda bishaka umusikira tumugira hakiri kare ahubwo ntabwo saa 12 tufite kagakoresho sigo ba kamwe gakingura hose wowe tuhatugerayo nirayikaze kibaye nivuga musikira agomba kwimuka muri karitsiye undi ntabwo kuyo mare musoro yaduha akiza yaduha ako we ba ko nta kintu wabwiye kuri ya dede umva se ademu mani ni neza mani yarenze cyangwa ni danger cyane gifite wanyuma ndagazi igikari yeretse kucaho rero bari bariga yaje bari yeretse kucaho kigira gicya do hakurya hakuno ndavuga ati kiriya cyana nakoga moto bibaze ahubwo n'umuniga ntimbora gishopinge cya gipangu twagiye rushani wagikoye mva yari danger mani kugeza swingi ziramfata ndavuga iki cyana ndakinyinyira numva ni mane akuziba yewe heretse guhura na pastor arambwira ngo ibitaye febugo wari kugushuka mani ya bintu wabonye bya bigira iki so kujya ngo gusenya se maziki ya iboro mani seriba ariko bari reka rero niba busigaye hari giye baye cobotse hari byirubare yagiye buda wabuza rero wibuke wowe ibyo ujyamo byose wibuke nimugora aho tujya kwirukana karaga pisi kaje muri karitsiye mane amapisi mane basa biga hari bikiri ku musaza hari bibaza bawaje urabona karaga kerama ngiye kuzanira pasiteri uzi igihe nasengeye bambwira ngo Imana ngo yambwiye ngo igiye kumiza ariyo yamaye se twatangiye gusenga bavuga ngo Yesu araje azaza he mu gutegereza pasiteri atubwira ngo soza ku kantu ujye kuri adira nimugoroba ibindi birazimana narangiye ana gato imanukire nabari none na Kristo bavandimwe rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana reka tubanze dusenge ubundi noneho tubone kumva icyo umwuka yaduteguriye nuko Mana yo mu ijuru, Mana yera, Mana uruta ibishwi n'ibisiga ukaruta inyoni n'imbeba, kandi Mana waremye iy'isi ukarema n'ijuru ukarema n'ibisambo hano mu rusengero naho biba birimo ndabizi, ari byo byose turagira ngo tubikwereke ubikize, bibaga bareke kwiba, banywaga ibiyobyabwenge bareke kubinywa, hari n'ibyo nabonye inyuma byajemo bishyashya bireba nabi nabyo ubikize, wenda amaso yabyo abihindukize byongere kureba nk'abantu bireke kureba nka haduyi. Ibyo tubigusabiye twizeye izina ryawe Mana, urakoze. Amen. Amen. Afeke Okay. No munsi rero tugiye gusoma tugiye kureba icyo umwuka yaduteguriye. Tugiye gusoma hano muri Ezekiel muri Ezekiel muri Ezekiel rero haravuga ngo mwihangane mazimitsi menyihangane gatoya murakoze kwihangana, ni maze igihe ndwaye mu gatuza. Haravuga ngo yemwe bajura biba inkoko, namwe bisambo bicukura amazu,
yego n'ibiyobyabwenge byose munywa turagira ngo byose mubicikeho kuko Imana nibwo izabasha kubabatura ikabajyana mu mwuka ikabageza mu ijuru. Amena. Muvuge tamena. Muvuge namwe binyuma. Amen. Haleluya. Nuko rero murumva ijambo ry'Imana itubwiye uno munsi. Nyihanganire. Muri hangana gatoya nyine ni ikibazo nagize hano mu gatuza, nakoze impanuka ejo bundi y'igicugutu nako y'igari, ubwo ndangirika ariko nta kibazo Imana yarandinze. Ubwo rero mwebwe mwaje bashyashya muri uru rusengero, nabonye bamwe natangiye mvuga inyuma iriya, mumenye ko icyo hano batubwira ko kwiba ubujura n'ibiyobyabwenge no kubinywa, ibyo byose mugomba kubyirinda. Ibyo tubisoma tubisanga muri Ezekiyeli 150 kugeza ku murongo wa 700. Turi kujana turajana. Ubwo rero mugomba kubireka. Ariko pasiteri feke ndaka. I not hear God. I not hear God. I get coconut head. I get big. Pasiteri kihererana. Muri hangana. Ni impamvu ndi kugira gutya, ni kugira ngo mbashe gukurura umwuka mwiza. Ubwo rero tutarasoza neza amateraniro, kuko ndakeka mushobora kuba mwafashijwe, abafashijwe, abatafashijwe namwe muzafashwa n'inkuba ubwo Imana izaba igiye kubahana. Ubwo ngira ngo tugire dute rero. ariko se muri kunjaka ngende ni pasiteri nyine, none se natari pasiteri ko uri kumbabaza ibi nibyo nababwiraga muri ibirara mwese. reba nkaho reba nawe ukuntu usareba n'ukuntu nawe nta muntu rusengero, ibintu by'ibirara ntabwo tubishaka mu rusengero. Dore mpereza amazi ya pasiteri avuga muri Bibiliya arejejwe, arimo umwuka wera. Satani iraguhana wowe, Satani iraguhana wowe. Bamwe iraguhana ntabwo umuntu nk'utaka akubesha ibi birara ahubwo wowe muza mu rusengero gute ko kandi ndabateza Imana si watuvuyemo yewe narabatuwe, navuye mu nyanja y'ibyaha, ubu ndi umukristo. Aya ni amazi y'Imana iba yaje narabatuwe, ntabwo nkiri umunyabyaha. dushinga amadini zamba se katwumve oyana ariko nimumpereze kandi njye nikira Bibiliya hasi, ninyifasha hasi, njye ninyifasha hasi. urusengero rero ngane rero mumpere urusengero rw'Imana rwanda awitonda tumusubiza mu irigara. Gengo mvuka mubwire atadi na Yesu nayibuze hano rya mutipu nanjye naramubuza
umve ngo umurutse no ruguru nayibuze urutse no ruguru nambo gituruka hano hirya ubunye ndimo gukatana ijya gusukunira cyo kubigenza byo gukora hari umuti ndangenga bino hirya hano hirya tugenere nawe twabura umuntu tubazari imbere kaza cyumugo ahantu uzi hari umupasiteri mushyashya mugufi w'ikiyo bukuntu byibushye ufite amataje ujemo vuba ahangaha muri Sipensi okay muramanuka hano muhite mutambika iruhande rw'ira modoka muhite muzamo neza ku nzu y'umweru niwe se cyangwa arakodesha nimba kodesha nimba ariwe ntago mbizi muri menya amakuru mugezeyo urakoze ari yaje asasa si batubwira kubanza ari akayira naga bakayira basangara umuneke sigiye ibyo bavugaga se nguyu ariko pasti makuru ya pasti imeze bite Sekunde yamushaka kumva ariko se urusengero wagiyemo ariko se narabahunze urusengero wagiyemo nirwo reka manze mbabaze ngewe akuse pasiteri wareka tugasoma pasiteri wareka tugasoma reka dusome ariko ariko reka mbanze mbabaze ko nabahunze ubu ntago muri yankimara kuva mu byaha nabari kumwe ntago muri yankimara kuva mu byaha ko niguriye n'inzu niberamo mwebwe mwagumye muri bya birara byanyu nge mvira kuri Bibiliya mvira iyi ni impano y'Imana iyi ni impano y'Imana mvira kuri Bibiliya ntago wabonye yuko nkimara kuva mu byaha ntago mwabonye ko ubusura ko niguriye akazu ko kwiberamo mwebwe muri bya biraya yara byanyu mukiri no muri uyu no umuti uyu se ko ari umuvinyo akovinyo ndamubeshesha abaturage mumpeze ntabwo miyumva sira Bibiliya hasi sira Bibiliya hasi Oje namba pastor ryo mu Rwanda ariko narabahunze ako se mutangira no mu nzu banzurebe makano mutangira no mu nzu bimbayeho n'ibiki kuko mana ubu ngubu we ntabwo uri kunetereza kandi mana nawe ubanza ubeshya ku mana we reba ukuntu mbaye reba ndavunitse cyane use koko mana ariko mana ntabwo nzakuvaho gusa ibintu bantwaye byose nzabikura mana yanjye we awi mana ukuntu bisize bingize bya bicucu ariko mana ibintu bantwaye ibintu kuko mana nawe banza uri idage Yesu idage banyiba gute ko umva reka tukugabanyirize ku maturo wari abaturage natwe tureko twajya tugatera imbere wakigondera ngewe rwose kankubwire ibintu byanjye mutwaye ntaribi ye nzabateza imana umunsi umwe none mu bijyane
nk'urwo runtu n'urwonge iki kintu cyo ni icyadanje tuzanye amapasiteri abesha ate wumvisha inzoga irimo aho ruzanye imana ni igikire ni igikire wayibonye boro mani mani n'imitungo y'abantu mani gusa se za pasiteri mani ko babesha abarya gira tugende Ishashimwe kose igihe cyose mwebwe muhorana amahane kandi nababwiye ngo mugandukire Imana byarabananiye ariko usubwo muzamuburara kugeza ryari wowe bivuyemo ryari ye nabivuyemo Imana yangiriye neza ubu umukristo Imana ndamugendana mu mutima wanjye ubu ngubu uziko inyuma ya burya niguriye n'inzu mwebwe mukiri muri ibyo birara byanyu na bya bitabi byanyu ibyo bizabakoraho ngiye rero ubu tuvuye gutya ndi no kwigira mu butari reba kuntu mwiki kireba gisigaye kireba nk'ikihe reba niki nacyo wagira ngo bya bitabi byaragihitanye ubwo wowe ndebe kose amahane muracyabo ubu ngubu mwanyibye burya Imana yaramfashije nubwo ntabwo nkigira bunyigiriye mu butayu ariko se mwagiye mundeka ayo mahane yanyu ko Yesu yangiriye neza mwebwe ko namwe azabagirira neza dore amatura amaze kukubyibushya nk'ingurube ituruye ariko se nimukazajye munatuka se nimukazajye muninyiye ukijijwe zari mu mwabo mwagiye mureka no kunyiyenza kandi mwaretse mwayisigira akose nayikose ako ngende ko mwatse mani konyene mani nanigisha arabeshya mani ahubwo tumukurikire turebe ubwo butayagiyemo hano nawe ubanza ubwenge kugabanya amatara nizere ko utandiye reka tugikurikire turebe ikintu tugikura Imana nziza zagukorera zagukunda iminsi yose haleluya Mana nongeye kugushima nongeye kuguhimbaza dore nje imbere yawe Nyagasani nje gusengera abatishoboye abafite ibibazo imfubyi abatishoboye bose n'abapfakazi ndabashyira mu biganza byawe kandi Nyagasani ubu rero Mana ntangiye no masengesha aka kanya unyumve wumve ibyanjye byose mbigushyira imbere ubinkorere kandi Nyagasani umbabarire utazambera umuntu wa feke uzagerageze ujye unyumva ibyo ngusabye byose ubinkorere Nyagasani sibyo Mana ngira ngo yego Mana urabimbwiye mu mutima wanjye ndabyumvishe kandi urakoze Mana reka pfukame rero ntangira amasengesho nahuye n'ibyago muri iyi minsi abashora barantira b'ibirara amaze kuntera Mana
urabankiza banyishe ariko reka nabyo senga Imana mbigushimire nyamara kugushima ubwo ngubwo nibwo nzongera kumva merewe neza kubera ibyiza wankoreye. Mana rero icyo naheraho ngusaba, urabona hari imikushi, hari imishiku, hari n'indwara z'urukararambwe, hari abarwaye urukororo, yewe hari n'ababa barwaye za ndwara zifata mu mwatata, izo zose Nyagasani uzibajyane kure. Bumva rero Mana nk'umuntu usenga ukomeye, njyewe ndagumeza ngusenga, ubu ni ubutayu bwawe Mana, ndabugumamo kugeza igihe ndumva nsubirije ibyo ngiye kugusaba byose ndabigusaba. Kandi Mana ubwo ngubwo ngiye gufata akanya ko gushengerera mu mutima, ndaba nsengerera ntavuga, ubwo Nyagasani ndaba ntanareba ndahumiriza, kandi Nyagasani ubwo uraba uri kunyumva umaremo ubwoba bwose, ibirangenderera byose ubijyane kure ku buryo ntabwo bandi bugire. Reka ntangire gushengerera rero Nyagasani, urakoze. Nabwiye buryo Imana numva ngushakisha hano hose, mbonye kiza, nabonye gikata hano mani. Tukagiye mu butayu sima uriya siwe uri hariya. Reka mwereke sibyo, tugiye kubanza byatubwiye ko nabwo bakigira, tugiye kugikanga noneho kari amasengesho yenga barimo n'imbaraga, tugifata dushobora gusanga cyazanye n'icya 10, dushobora gusanga yazanye icya 10, twita twongera tukagifata tukihita twitahira tukatugikanga tukazimwereka. Ngiye gufata ikintu, numara gufata ikintu dutera mwakira giti, uhita utera mwakira giti cirukanga, nikiruka turareba ibintu cyasiga. Ikanga turyama hasi, nitumara kuryama hasi urumva ikiruka nibwo tarateza noneho nikiruka. Umba sasa ni telefone twaribyo amusenze atagaruka saa 1.